Bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro muri Isanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda yakuyeho Repubulika ya mbere yisimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera ku mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare, n'aho bamwe mu banyapolitiki bazibiki. Ese ibyo byose biba uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije mu biganiro byose tubagezaho byagiye bifata isura yindi uko bikurikirana, ni ukubagezaho amateka atagoretse. Burya amateka agoretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba agikomeza kugoreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku musenyi, ntacyo afashaho abanyarwanda kuko kera kabaye abariraye bazaribana. Ibi tubagezaho ni intangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri, icyizere mutugirira n'inkunga y'ibitekerezo mu gutera umunsi ku wundi. Nanone nsabe umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta. Venuste, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mbahaye ikaze mwese aho muri hose muteze amatwi ijwi ry'Amerika, kuri Facebook, kuri YouTube no kuri internet kuri wa@radio-yacu.voa.com. Iki ni ikiganiro muri Isanga. Mu kiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba murumva ubuhamya bw'umuntu wafunzwe mu mwaka w'1973 akarokoka. Turabaha amazina ya bamwe mu bishwe, atubwire gereza bari bafungiyemo. Ndavuga Bizimana wari kapiteni Minisitiri de la Jeunesse, ari kure eri wari secrétaire général muri présidence, ari Etienne Godefroy wari chef wa secrétariat muri présidence. Muri iyo vira kandi uko bamwe muri bo bishwe, Sembagare aza kuzana afite inyundo. Yahereye kuri Bizimana kwita inyundo ava ajya kuri Munyaneza, ngira ngo no kuri Kanani ngira. Uyu Kanani Aminadabu yishwe mu gihe muri gereza ya Ruhengeri isanzwe hari hafungiye umugore we n'umwana we. Igihe kimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri, aje gusura gereza ya Ruhengeri nyine arasura abagabo b'Isiraheli bavuga gusura abagabo bafite iwabo. Imbuga rero munarumwandika arambona. Umuhungu wa Kanani Aminadabu twumva muri iki kiganiro, umwe mu bakozi b'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza, yatubwiye uko umwe mu bategetsi bakuru bo muri leta yari imaze guhirikwa eri ntari kure yafashwe. Agenda izi namwitwariye kuko rizinde gerageze mujyanye ku giti cye. Umwana wa Colonel Theoneste Rizinde atekereza iki ku bivugwa ku mubyeyi we? Ibyo bavuga usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho. Ese yitwaga Hodari Alipe, amusiga afite umwaka umwe, ubu ni umugabo w'igikwerere. Ajya gupfa yapfuye azi ko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa. Sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho. Jean-Claude Hodari twumva mu kiganiro, abo nibo batumire uyu munsi mu kiganiro cyanyu muri Isanga. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. nongeye kubaha ikaze kuri radiyo ijwi ry'Amerika. nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73, bamwe mu bayobozi bakuru bari muri leta ya Gerigori Kayibanda bakomoka muri prefectura imwe hafi ya bose bafungiwe kuri imiryango yabo. Bamwe bajyanywe Cyangugu, abandi ku Gikongoro, nyuma bihinduka nk'ibwirizwa ry'uko bagomba kujyanwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. Hari abajyanwaga ku Gisenyi bakabarizwayo bakahafungirwa igihe gito, nyuma bakazanwa muri gereza ya Ruhengeri aho benshi muri bo baguye. Reka tunyarukire muri leta ya Colorado, muri leta zunze ubumwe za Amerika, niho twasanze Anthony Muganga. Yakoraga muri presidansi aho yabonye akazi akiri muto kuko yafashwe afite imyaka 22. Yafungiwe ku Gisenyi no mu Ruhengeri kubera impamvu z'umutekano we. Ijwi twarihinduyeho gato, reka tumwumve. haje amakipe abiri twese hafungiye mu ikipe ya mbere irimo minisitiri nyine n'abari abasirikare mararetse mugina havuye basize bari mu kaga batabangirana Gisenyi none afunguriwe. Mbwira abo mwari mufunganywe mu Ruhengeri kugira ngo nshobore kugira amazina mu Ruhengeri. Mbwira amazina yabo hasize. Ndavuga Bizimana wari kapiteni, minisitiri de la jeunesse ari kure eri wari secrétaire général muri présidence, hari Kipka Godefroy wari chef wa secrétariat muri présidence, hari Gasamuniga, Kanana Minadabu, hari Bizindori Louis, hari Munyaneza. Ushobora kukubwira amazina ukajya umbwira aho bari bari? Ngambwira ni nkubwira izina ry'umbwira uti Gisenyi cyangwa Ruhengeri, uwo utazi ngo twose muzi. Mbo twatangiye. Munyaneza Augustin twari kumwe mu Ruhengeri. Bizimana André mu Ruhengeri. Harerimana Gaspard nibuka ko yarahari. Nyiribakwe Godefroy twari kumwe. Minani Frodoir twari kumwe. Nzana na Fidèle Kaberuka Emmanuel twari kumwe. Ndahayo Claver Mbarubuke Yatanage twari kumwe. Niyonzima Maximilien twari kumwe. Ntari kure Eli twari kumwe. Hodadi Alipe twari kumwe. Kanani Aminadab twari kumwe. Munyandamutsa Philippe Gakire Jean niwe wapfiriye ku Mukamira. Sinzi ahantu yapfiriye kuko bari batu twari tuzifite amaso hari ibitambaro, amaboko n'amaguru, umugozi uziritse ku modoka. Ntabwo rero wamenye nyine yapfiriye hari kandi hari nijoro nyine, hari nijoro. Kalisa Narcisse nawe twari kumwe mu Ruhengeri. Ndandari Gaspard ubona nari nashatse twari kumwe. Muvunankiko Gerard Misago Mathias twari kumwe. Shumbusho François twari kumwe. Ugira Shebuja Jean-Eric simwibuka neza ariko ndamuzi. Bizindori Louis twari kumwe. Mivumbi Damien nuwa kabiri n'igice cya kabiri. Ndahimana Stanislas nawe n'igice cya kabiri. Nyamwasa Gallican tujya Gisenyi n'uwa tujyanye gushoboza. Unyamwasa nabanje kumukoresha n'uwa tujyanye Gisenyi tubi Kigali. Twagira Yezu Aloise n'igice cya kabiri. Zihinjishi Oscar niyo yita Dominique Bisabo Aloise Habimana Mathias umusivile oya n'umusirikare. Hari Habimana Mathias na Habimana Siridio. utwari kumwe ni Siridio wari directeur wa service ya enseignement. Muganifura Afias Ntirushwa Siridio Nubahimfura Charles Nyabuhene Fidèle Ndutiye Justin Mporanyi Prosper Turatsinze Désiré Ntaganzwa Alexandre Kabarenzi Agnes Kanakuze Omar Gasamunyiga Melchior Kabandana Pierre Celestin Sebagabo Athanase twari kumwe. Yarafunguwe ariko nta gihe yamaze ariko yarageze. Twagira Yezu Epimac twari kumwe. Musabe Jules Simon Bizimana Isaïe Semanyenzi Alfred Twagirimana Boniface Bitsinduka Alphonse twari kumwe. Mbaraga Augustin Ndakibuka Godefroy twari kumwe. Niyibizi Canisius Nkurunziza Cyprien
Nsanzishuri David, abo nabo nshoboye kumenya 55. Abo ngabo wambwiye mwari kumwe mu Ruhengeri. bari kumwe mu Ruhengeri. Abo wasanze ku Gisenyi si gusa abandi? Atubanye mu Ruhengeri. Batujyana Gisenyi badufungira kuri station judiciaire. Noneho bakajya genda bazana n'abandi nyine muri ko dukasho twabo. Turogatware treseveri niho zabereye muri Gisenyi. Niho bazikoreshaga witwa Kapiteni Mutabazi na Burasa polisi ariko izo ntoratware nyine usibye jewe wenda sinzi niba ko nari nyiri umwana agiye ko 22 abandi nyine babazirikaga amaboko mu nkokora ariko inkokora babazirikaga amaboko bakanyuza ku mashanyarazi kuko namo aba bose bari bafite ibikomere by'amashanyarazi nyine hariho inkovu ariko dukubitwa ariko bagiye dukubitwa kwenda tugera inkovu kwenda tugera mu Ruhengeri. Njye kubwira Gakire twavuye mu Ruhengeri twese twarafashwe no ku Gisenyi tujya mu Ruhengeri twarafashwe n'indwara barwara bita beriberi ndayumva. Noneho nyine beriberi iragufata nyine amaboko n'amaguru byose bikihina ntubashe no kongera kugenda. Ubwo rero Gakire bamusohoye mu nzu ukumva arungurukiraga ndi Gisenyi amusohora mu nzu bamusohoye mu nzu anarwa kugenda barakubita nyine kubera izuba nyine aragenda ijugunya mu modoka. Noneho rero kubera ko we umva nta mbaraga yagifiriye yicara mu modoka ariko ari igipine cy'imodoka agenda kubita no kugenda kubita mu mutwe nyine bayafite. Aravuga ngo ubwo twarumvaga nyine bavuga ngo ngo banza yapfuye abandi bakora ngo shagwanza cyapfuye ngo c'est un travail de moins. Ubwo muragenda mujya mu Ruhengeri babashyira muri gereza rero. Bashyira muri gereza ariko ubwo arako nasimbutse gato ukuntu ngiye nafashwe nari ntowe ariko bamazanira convocation ngo ndaze kwitaba. Njya kwitaba rero ngiye kwitaba nirirwa mpagaze aho ngaho bigejeje nko mu masaa 3 ngira ngo cyangwa saa 4 bankubise mu modoka turagenda. Ubwo gihe bamfata bahise banjyana Fizo Central amara icyumweru maze icyumweru nibwo baduyemo batujyana i Gisenyi tugenda mu modoka ya jipe bagiye ari ebyiri twabanje kunyura kwa Habyarimana sinzi icyo amategeko bari bagiye kubazana bari mwanyuze kwa Habyarimana bagiye batumize. Donc twari abanyururu yewe na Ndakebuka Godefroid bari secrétaire muri présidence usanga ari jipe hari badushira mu jipe noneho itari jipe yari twaye hari kure na Amerikiori barushinzwe itangaza amakuru muri présidence. Turagenda aho kugira ngo bahite batujyana kuri prison bagiye mu Gasiza aho Habyarimana yarasubira mu modoka bangije tuvamo barangije baragenda kuri kwasiye mu modoka barongera batubara nyine bahita badushyira. Duhagarare gatoya mugeze mu Gasiza kwa Habyarimana mwagumye mu modoka mu majipe bajyayo kumureba baragaruka muragenda mwavuye mu modoka binjirayo twebwe dusigara barangije nyine barongera baragaruka. None uko mwarebaga mwabonaga ko Habyarimana hari cyangwa ntiyari ahari? Nta kintu cyagaragaraga ariko hari cyangwa adahari. Twagejeje ko yenda gushobora ko harimo amategeko bagiye kubaza ahantu batujyana cyane ko mwari kumwe n'abantu bakomeye nka Ntari kure. Umuntu arebye neza yasanga mwese mwakoraga muri présidence. Uko batujyanye turi bane twakoraga muri présidence. Ubwo mvuye kwa Habyarimana mwagiye hehe? Tuvuye nyine bajya kudufungira mu Gisenyi. Hari abantu baba bariciwe ku Gisenyi mbere yuko mujya mu Ruhengeri. Mugeze mu Ruhengeri hari abantu mbere yuko bagufungura hari abantu bapfuye wamenye? Tugeze mu Ruhengeri ubu ngubu kubera ko twagezeyo turwaye izo beriberi batuzanye mu dogiteri nawe nubwo yahageze mu masaha 12 atakibona atwandikira ibiryo bazanye ibiryo bifite imboga kandi none mukazana ibiryo byinshi donc baduhaye amashu ibishyimbo birimo amashu ndumva baduhaye n'imiti za vitamine urebye. Uwo mu docteur wakubwira izina wamwibuka? Zari imbere no Dr Hakizimana Cyprien. Asesano wongo rwose niwe waje kubandikira ibiryo muvuye ku Gisenyi muje mu Ruhengeri. Rwose uko wamubonaga icyo gihe wabonaga ari umuntu ufite impuhwe cyangwa se wabonaga ari nk'umuntu abasirikare bazanye bati ngwino dufasha akazi? Nicyo nshaka kumenya. Wabonaga rwose afite impuhwe rwose abitaho arabavura murakira? Turakira rwose.
tumaze koroherwa rero hari diregiteri witwaga Ntibande Bajwashe baramukura bazana igisimba cyitwa Sembagare. Sembagare yari igikoko kibi cyane. Ahageze agatase k'ibishyimbo nuko yaduhaga amezi angahe agera kuri 6 n'amazi. Noneho ubwo Sembagare aza kuzana afite inyundo yari amazi mbese yahereye kuri Bizimana kubita inyundo. Uwo ngo yari n'amazi kubita inyundo ava ajya kuri Munyaneza ngira ngo no kuri Kanani ngira ngo abakubita inyundo arabica. Ubwo rero nyine uwo ngo wafunguwe nyuma niwe wabimbwira ko yewe tumaze gukatirwa baduha amezi 12 bahise batujyana Gisenyi kujya gufungurwa niho nafunguriwe. Washington, ijwi rya Amerika. Mwumvise ko mu bambere bapfuye harimo Kapitene André Bizimana, Augustin Munyaneza na Aminadab Kanani. Muri aka kanya turakira umuhungu wa Kanani, Michel Shumbusho, wafunganywe na nyina afite amezi 2 gusa, afungirwa mu Ruhengeri mu gihe se nawe yarahafungiwe. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Ndagushimiye cyane ndabashimira Imana urakoze cyane. Muri kano kanya tuvuga umubyeyi wawe, nagira ngo ubanze wibutsa abatwumva uko yafashwe, aho yafatiwe naho yafungiwe. Umubyeyi wanjye yarayuwe mu Ruhango, hanyuma yaje gufatwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 muri 1973 mu Cyerera. Afatwa bari bagose inzu kuva kare mu masaha ya saa 9 ndetse yihanirwa na Rizindubwe mu modoka y'ijipe. Nta nubwo bamuhaye akanya ko kwambara uko amakuru twayahawe n'umubyeyi wacu akiriho, ndavuga mama mbyara. Bamuhaye n'akanya ko kwambara, yagiye yambaye amapijama ndetse bamukandagiye hejuru. Ni na Rizindubwe bamwijyaniye rwose. Hanyuma yamujyanye he? Mwamenya aho yafungiwe? Twamenye yuko bahise bamujyana mu Ruhengeri, muri gereza ya Ruhengeri ya Lycée Spécial, niho yafungiwe kimwe n'abandi banyapolitike b'icyo gihe. Hari igihe cyageze haba urubanza baraburanishwa. Hari ikintu mwigeze mumenya kwiburanishwa ry'urwo rubanza n'icyo baregwaga? Hari urakoze cyane. Hari ikintu ngira ngo Habyarimana na bariya Baradusi kamarade be bakoze. Niba warabonye yuko gufunga abantu batazigeraho nuko bisobanura wenda mu rwego mpuzamahanga simbizi, bakora ikintu kimeze nk'ikinamico, bashyiraho ikintu bitaga cour martiale. Iyo cour martiale rero ababyeyi bamwe bayiciyemo, ariko mu bayiciyemo mbere nyine bumva arabo batatu barimo papa Bizimana n'uwo mubyeyi wundi. Ubwo habayeho kuburana, bigeze igihe cyo kubaza papa arababwira, arasobanura yuko mu byo babarega bose yaba ari we ngo bari kumwe, ntabwo bose nta bimenyetso Ministère Public bifitiye na bike bigaragara. Ntabwo mushaka gusatumira amaraso gusa. Icyo gihe rero cour martiale yari iyobowe na Major Bitura Bonaventure, niwe wari washinzwe kuyobora uru rukiko bari bashyizeho. Papa amaze kubaza gutyo Bitura aramusubiza ngo yakananiwe, amaraso yawe ntabwo tuzayamena, ahubwo we tuzayabikira mu kibindi. Mu rubanza rwabaga rutari mu muherezo, ni urubanza rwabaga abaturage bose barukurikiye. Nuko byagenze. Hanyuma nyine ibyakurikiyeho nuko byakekaga byaje kubimpamo, baje kubica kandi babica rwose. Mwamenye itariki biciweho? Papa ari mu bantu ba mbere bishwe, ariko we yapfuye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 1975 ajyanye nabo babiri bandi wavuze gutangira. Ngira ngo babanje kubica urubozo cyane, kuko par exemple nka papa yamaze iminsi 24 atarya, afungiye mu ahantu adashobora no kubasha kwicara, akazi gato cyane katagira n'idirishya. Icyo nakubwira ni uko uwo Major Bonaventure Ntibitura, ijwi rya Amerika ryaramwandikiye, ari mu gihugu kimwe icyo mu Burayi. Ijwi rya Amerika ryaramwandikiye rimusaba yuko yakwitabira kino kiganiro kugira ngo ashobore gusubiza ibibazo bimwe abantu benshi bibaza, cyane cyane byerekeranye n'urwo rubanza rwabaye rwaburanishijwemo abo banyapolitiki barimo umubyeyi wawe ndetse barimo
na perezida Gregory Kayibanda. Michel Shumbusho, nagira ngo mbwire abumva ijwi ry'Amerika ko mu gihe umubyeyi wawe yari muri gereza ya Ruhengeri afatwa nabi yicwa, icyo gihe nawe wari muri iyo gereza uri umwana mutoya uri kumwe n'umubyeyi wawe. Nagira ngo ubwira abumva ijwi ry'Amerika ukuntu wageze muri gereza uri igitambambuga. Ugerageze ndagutwara buhoro, umbwire ibyo wumva, ugende buhoro, ukomere ariko ubitubwire kugira ngo byumvikane. Iswari ikomeye ariko ibabaje nyine, wumva nari mfite amezi make ari mu mugongo, hanyuma baza guhimba, ngira ngo hari byinshi byifuzwaga mu muryango wacu biranga mama birwanaho, biba ngombwa yuko rero bamuhimbira ijosi ikomeye, yari ikomeye kuri icyo gihe, kandi kuyihimba bayihimbaga ntabwo ari abandi nabo barize, n'abo bandi bose bashakaga ngo kuruga Habyarimana. Gihimba bafata ikintu nyine baragihimba cy'ikinamico, ngombwa ko na mama akurikira papa, nawe bamufunga nyine afite mu mugongo. Muri gereza se mwabagaho mute? Warabyukaga mu gitondo ukirukankaho imbuga wakiniragamo ni yihe? Gikomeye kumbaza nari muto bikabije, nariba nahise nkakuramo ngira ngo mama amaze imyaka 2 n'amezi make, urumva nari igitambambuga, ntabwo nari nzi ibyo ari cyo. Ikintu nakubwira ni kimwe, icyo umubyeyi yatubwiye, yabashije ntabwo nawe yari yaratabarutse muri 2017. Komera. Icyo bashije kutubwira ni uburyo nyine njye nabayeho tukabanamo, yarabimbwiye. Sinkurushye ngo mbigusubizemo, mbwira gusa nimba wibuka ukuntu wavuye muri iyo gereza. Ntabwo mbyibuka, ufite urumva kubibuka nibyo, donc ni histoire encore trop petit. Icyo bakubwiye umuto bikabije by'umubyeyi nyine wanjye mbwiye nuko igihe kimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri, nyine arasura abagabo igihe cyarangira no gusura abagabo bavuye iwabo. N'imbuga rero ngo narumwatsi arambona, aranyishimira, arabaza umwana n'uwande, bamubwira ngo ni uwa Madamu Kanani arafunze, se bati arafunze, afungiye iki? Barajijinganya kubera ko nyine ngira ngo humva ntabwo bari ko n'icyo bahita bamubwira ako kanya, ahita atumiza byose, arangije ahita abaza dosiye imuzanire, kubasanga yuko yarafungiye ngo kuba yaragiye kumuroga n'ibintu. Yarasetse cyane, ashyira uburyo umubyeyi kongo umuturage nta hantu bakurira, yatisubiye kumva nayo n'icyo mwahinge gufungura bakarangira ahangaha. Nuko ukuntu nyine marayika yambonekeye mbavuye aho ngaho na mubyeyi wanjye, turataha dukomeza ubuzima yewe barafungiye ibyo. Umubyeyi wawe yitabye Imana, uvuye muri gereza utahanye n'undi, mugeze mu rugo, mwabayeho mute? Tumaze gutaha birumvikana ko byari bigoye, umubyeyi umupfakazi atangiye kurera abana wenyine, ariko barabishoboye, tubasha no kwiga, ariko nabwo bigoranye. Twabashije kwiga bigoranye kubera yuko ntabwo twari twemerewe kubona amashuri. Mbonereho nyakubahwa Venuste Nshimiyimana umfashe nshimire Eglise Catholique n'abihaye Imana mu bigo bayoboraga, babashije kudufasha kwiga mu buryo butari bworoshye, kandi noneho nshimire n'abavandimwe n'inshuti bake cyane ndavuga bake cyane babashije kuzajya batugeraho bakadusura, bari inshuti zacu, kuko inyinshi inshuti zakwerekaga ko ari inshuti, abenshi bahise batangira kuzajya baduhunga, batatwegera, batwishisha rwose, nawe urabizi mu Kinyarwanda. Shumbusho, nyuma y'imyaka 47 ijwi ry'Amerika ritangira
rikwibutsa ibyo wanyuze muri mutoya ritangira kubivuga, mbese ibyo utwumvise mu biganiro nk'ibi ngibi wumva umeze ute? Nshimira Imana ndagira ngo wenda bategereje n'ijambo nshimira ijwi ry'Amerika na initiative yo kugira ngo histoire nk'iyi yakunze kuba ipfundikiranwe ihagaragara iby'ubwicanyi ndengakamere bwabaye bw'abantu bw'inzirakarengane, kandi dushimire. Ikiriho ni uko niyumva nta kundi ibintu byarabaye, twarahemukiwe, ariko hejuru y'ibyo ngibyo ntabwo dufite inzika na gatoya, ntabwo dufite inzika batwiciye ababyeyi bakabona bicuruzwa gutyo. Ni ahubwo twebwe icyo dufite ni gushaka kumenya ukuri ku mpamvu zateye urwango n'ubugome bungana gutyo. Icyo ni kimwe, twongera tugashaka kumenya ukuri kw'aho ababyeyi bacu bagiye babashyira. Ntabwo rero dufite inzika, turi abantu tuzi Imana, ntabwo tugamije kwihorera, ntabwo tugamije kuzura akabuze, ahubwo tugamije kugira ngo tumirije imbere kugira ngo ukuri kugaragare kuko aba ari kubi, ariko kumenyekane, niba abakoze nibagira ubutwari bakaba abantu bavuga ngo kuko rwose nta kintu tubashaka, bagira ubutwari cyane nubwo batasabye imbabazi ariko bakatwigisha aho bari. Michel Shumbusho, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane muvandimwe Venuste Nshimiyimana. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Mukanya mwumvaga ukuntu Anthony Muganga yavugaga uko bajyanywe ku Gisenyi, ko bari mu mamodoka abiri yo mu bwoko bwa Jeep. Mu gucukumbura, ijwi ry'Amerika ryasanze ntari kure yaravuye koko i Kigali, yicaye imbere mu modoka y'Jeep, yari yicaye iruhande rwa Colonel Lizinde wari major icyo gihe. Ijwi ry'Amerika ryashoboye kubona uwahoze ari umukozi w'ibiro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza muri 73. Twamubonye mu Bugereki, yitwa Rudakubana Edouard, nawe byabaye ngombwa ko duhindura ijwi rye, aratubwira ko yari kumwe na Lizinde ajyanye eri ntari kure ku Gisenyi. Tumwumve. agenda Lizinde amwitwariye kuko Lizinde geragenge ku Gisenyi, Lizinde yamujyanye ku giti cye komproneri. Wenda byumva yamujyanye ku giti cye, yarageze aho nari muhuriye nabyo, ntabwo nari nzi ko imodoka yicaye. Lizinde ubwe ni wamwivaniye i Kigali amujyana ku Gisenyi. Rwose asakusa ibyo ndabyirukanye. Icyo gihe mu modoka ye hari harimo ntari kure, ndabona bari kure wateza ku Gisenyi n'abari komanda w'Igisenyi, ariko yarapfuye amarezuma ntakiriho. Hanyuma se kubizi Lizinde uko wabonaga afata abantu, bakunze kumuvuga cyane ko yagize uruhare mu kubafata no kubafata nabi, ibyo nawe warabibonaga? Bari abantu ntabwo banyuzwaga hariya, umuntu avuye ngo abantu banyuzare wenda wababona. Nose umuntu wari maneko ntumenye ibyo muri maneko barimo bakora, koko ntumenye ibyo Lizinde arimo akora. Benite yari umukozi, kandi ubwo yari numvise Lizinde mu kampani. Ubwo ko ngende nabibonaga ibintu ubwo byakorerwaga hejuru mu gisirikare, byakorerwaga ubwo mu gisirikare no mu nzego za politiki bo hejuru. None se kuvuga ngo byakorerwaga n'abasirikare, nkabambaza Serubuga, Colonel Serubuga, nkamubaza abantu bapfuye bafunzwe, akambwira ngo ntabizi, urumva umuntu wundi nzabibaza ndi? None se Beniste bakurikiye ndetse yavuze ngo ari wadisplata situation rero garishe kugeta majoro rwa sibyo Habyarimana ari kugeta majoro kari we wabaga amuri hejuru, ndavuga muri magara we haba magarade militaire, haba mu militaire bwa leta, haba no muri politike, niwe wari hejuru. Icyo gihe rero ntabwo
umuntu yakubwira ngo wenda nashobora kuvuga ati iki kintu icyo kirajya kumuvugurura rwose kirakoza muri leta majoro sibyo ndakubwira icyo gihe twari abasivile nubwo twabarwaga na minisiteri de la defense ariko twari abakozi bahembwa na fonction publique ariko rero ibyo ngibyo njye numva beniste forma byari byo mu basirikare bo hejuru twese ubwo yapolisiye ubwo bashya barinjiye muri gurupe ariko mu by'ukuri nanjye kubera ko manzi baza bakora muri sosiyete b'abasivile kuvuga ngo ubu bagiye nko muri dosiye ngo bagiye muri no kwetoza abo ngabo bari muri serivisi na serivisi z'abasinyama kuko ariko yitwaga mu by'ukuri by'ekeresamo nta muntu yibuka nigeze mbona waje kwentoreza kugira ngo abarizwe hariya muri ya serivisi ntawe nigeze. ni ukuvuga ko bose bahise batangira kubazwa n'abasirikare. ni ukuvuga ko tutege gurupe igomba kubabaza ariko ntibazaga hariya muri serivisi batuma niba ukoresheje yahuraga n'abo bagenzi babo niba yarabiye nk'uwacumye ariko ntabwo babazanaga hariya yatwe n'abagenzi twari babonagamo hariya ndakumvise kuri zanire. Oya ndakumva kandi urakoze cyane. Nka biriya bya ntari kure nari mbikeneye cyane kugira ngo menye umuntu wavanye ntari kure i Kigali amujyana ku Gisenyi. Biranshimije yuko mbwe yuko ari Rizinde bamwijyaniye kandi kuwa mwijyaniye nawe yamukuye icyo numvise nakubeshya kandi nkurikije ko nanjye nabibonaga ntabwo yari muri gereza. Ese bagenda se amujyana bagiye bicaranye mu ijipe ubona yambaye neza amujyanye cyangwa se yagiye yamwambitse amapingu? Oya amapingu yari yambaye namba kandi ahubwo bakazana imihono yo kubera ko izo yagiye anaganirana ntari kure ndabyibuka barazi abantu bagenda n'abo bafite kandi imivugo nziza. None uribuka nk'uko wabivugaga Rizinde na ntari kure bagenda baganira baseka bona nta kibazo bafite? rwose kandi ndibuka ko ari ijambo yamubwiye ngo kandi ngo Michel ngo wagira ngo nawe ngiye kugufunga wagira ngo ugiye kugufunga ariko urumva ko nawe baribonye abandi bose baragiye nawe urumva ni umugabo ari sekreteri jenerali perezidanse yumva abo bandi bene wabo bagiye bafatwa ubwo yumvaga ati byanze gukunda bagiye kunyegeroja kuba batarafunze wenda ko bambabariye ariko wenda atekereje wenda neka gatwari barakorera gusobanura kure nubwo wenda ari kuko wenda yabitekereje mu mutima we ariko ntabwo yabitekereje neza ngo avuge ngo bagiye gutembera pati ntibari inshuti uvuge ngo ni umuntu umuhungu we yarabyumvaga urumva ko wenda yari kubura guhagurwa kugira umutima uhagaze kamera. Wamenya niba yaramujyanye agahita amugeza mu Ruhengeri cyangwa abanje kumujyana ku Gisenyi? Yabanje kumujyana ku Gisenyi ariko we yamujyanye ku Gisenyi ubu aparitire birandome ntabwo yongeye kuboneka ndahindi porogati yongeye kugirana na yigeze kumenya ngo yagiye kumubaza ngiye kumubwira ati aranga amujyanye muri gereza n'iyi no. Ntabwo uzi niba yaramujyanye kwa komanda barihuta, ntabwo uzi niba yaramujyanye kuri sitasiyo judiciaire. Aboneho hari dute aboneho hari dute sinibuka niba nawe yaraye kuba barihuta ariko efetera ko nanjye nawe kuba barihuta narayeyo ariko sinibuka niba ntari kure twari kumwe nawe niba ntari kure
yari kuyamujyanye kuri gereza ariko niba atari ko ari yaraye muri gereza. Ndagushimiye cyane bwana Rudakubana Edouard kuba wemeye kuvugisha ijwi ry'Amerika ukaduha buno buhamya bwiza, nujye kugushimira. Nanjye ndabashimiye. Mu biganiro biheruka hari abagiye batungwa agatoki kubera uruhare bakekwaho kuba baragize mu bwicanyi bwibasiye abanyapolitiki b'abanyagitarama. Mu mazina yakunze kugaruka harimo irya Colonel Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza kubera ko atakiriho ngo yivugire. Muri bino biganiro tuzagenda twifashisha inyandiko yasize yanditse dufite, ariko kandi hari n'imfura ye Flavien Lizinde. Kaze neza ku ijwi ry'Amerika. Ndabashuje muraho mwese. Umaze iminsi wumva ibiganiro by'ijwi ry'Amerika, wumvise aho Colonel Serubuga wari wungirije umukuru wa Etat Major avuga ko abantu babuze bakwiye kubazwa Theoneste Lizinde. Wumvise Proteze igira nyirazo wahoze ayobora icyahoze ari prefecture Ruhengeri nawe avuga ko umubyeyi wawe yabuzaga abaministiri bashinzwe ubutabera kwinjira muri gereza ngo bayisure. Wowe utekereza iki ku byavuzwe ku mubyeyi wawe? Akenshi usanga ari ibinyoma kuko ni ibintu byateguwe nyuma y'ifatwa rye muri 80, kuko hari amatracte yasohotse akigiwe n'amatracte yanditswe na Birare yari guverineri wa banki nkuru y'igihugu, ndetse na Rugirimbabazi wari ministre wa finance bari bamaze iminsi basohora amatracte. Noneho gushaka kumwikiza baramufunga hamwe n'abantu bitaga ngo n'abashuti be, biganjemo abantu baturuka mu Bugoyi na bamwe mu baturuka muri Burera ndetse na za Gatonde n'abandi bandi benshi cyane baturuka muri Nduga n'ahandi handi, harimo n'abatutsi ndetse n'abadamu. Ibyo ngicyo gihe rero kumufunga kugira ngo bigaragare, kugira ngo babone urwitwazo, kugira ngo bavuge ko impamvu bamufunze bavuze ko yari coup d'etat, ariko ntabwo byari byo, ntabwo yari coup d'etat. Ni paraporo y'ibyerekeye by'amatracte yasohotse ndetse no mu manza zabaye byari bavugaga iby'amatracte, nta hantu bigeze bavuga coup d'etat. Ariko Flavien, turaza kubigeraho mu kanya singuce mu ijambo. Nagira ngo ngusabe gatoya nubishobora umbwire uko wakiriye nk'amagambo ya Colonel Serubuga uvuga ko abo bantu bafashwe bagomba kubazwa Colonel Lizinde, uwo ni papa wawe. Ibyo bavuga baramubeshyera? Nabyumvise ibyo Colonel Serubuga yavuze ndetse na Zigira nyirazo, cyane cyane abo ngabo mu nyandiko data yanditse arabashinja cyane. Ibyo bavuga akenshi usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho, kuko data adahari baragerageza kubimugerekaho, ariko iyo muvuze inyandiko yasize ibatere ikibazo. Ugasanga ibyo bahakanaga ugasanga batangiye kugenda basa nk'ababyemera, ariko ibyo abo bagabo babiri bavuga ni ukugira ngo babyikize, bazi ukuri. Njye nabasaba yuko bavugisha ukuri. Igihe cye muri za 80 cyararenze, ubu turi mu myaka y'ibihumbi 2020, bagomba kuvugisha ukuri. Ubwo nyine bamaze kumufunga, ubwo ababamaje cyane ngo bavuga ko ngo ari coup d'etat yari Ngarukira Intwari ndetse na Fizi. Abo ngabo nibo bamamaje bavuga ko ari coup d'etat, ariko ubundi bwo byari amatracte y'abagabo babiri niyize kuvuga haruguru, Birara na Rugirimbabazi. Uwo Mfizi uvuga ninde? Mfizi kera yari umuyobozi mukuru wa Orenfort, donc niwe wategekaga Orenfort ndetse no muri La Relève niyo wandikagamo akavuga n'ibyerekeye uko imanza ziteye. Ariko birumvikana yuko abyandika kubera yuko ari mu bantu babaga babikurikirana. Urwo rubanza rukurikiranaga yabaga hari, ariko nyine, ariko mu kwamamaza
kubicengiza mu banyarwanda yavugaga ikintu cy'ingenzi kugira ngo abaturage bayifate gutyo kuko ntabwo bashobora kumubwira ngo baramushinja ibintu by'amataragite we atanditse. Ariko Flavien nagira ngo usobanurire abumva ijwi rya Amerika ko batubwiye ko habaye itegurwa rya kudeta ikaburizwamo mu bantu bari ku isonga ryayo hakaba hari umubyeyi wawe Colonel Theoneste Lizinde, hari n'abandi bahunze barimo Colonel Kanyarwe n'abandi bafunzwe. Tubwire iyo kudeta nta mugambi wabayeho kuyitegura, nicyo ushaka kuvuga? Ntabwo bisobanure neza. Ntabwo ushobora gukora kudeta udafite ingabo, udafite intwaro, ntabwo bishoboka. Abantu bafunganye abantu baturuka mu Bugoyi nk'uko nabivuze, harimo n'abasivile benshi baturuka muri Nduga, harimo n'abadamu n'abatutsi ndetse ishobora gukora kudeta gute ukoresheje abasivile n'abo ngabo abantu barenga hafi bageze kuri 40 gutyo. Bazambwira abantu bafunze bari bafite za batayo n'intwaro bazaberekana. Ntabwo ushobora gukora kudeta ntabwo ari igikinisho. Bo bivugiye ibintu babona ko abanyarwanda basinziriye. Iyi myaka tugezemo bagomba kuvugisha ukuri, abantu ntabwo bagisinziriye, bavugisha ukuri. Iyo uvuga bavugisha ukuri urashaka kuvuga bande? Cyane cyane nkazigira nyirazo na Colonel Serubuga. Abo ngabo nibo data ashinja cyane ku byabaye. Navuze yuko ko Nzigira nyirazo yari prefe ku Kibuye, abanyapolitike b'abanyagitarama batangira kubica muri za 74. Service ya renseignement itangira kubishyira ahagaragara. Perezida Habyarimana avuga yuko ibyo byahita bihagarira ko na service de renseignement itagomba kongera kubyivangamo. Perezida atumaho prefe Zigira nyirazo ku Kibuye amuha invitation ngo aze mu Ruhengeri kugira ngo akazi batangiye ashobora kugenzura nta nkubi. Ibyo ngibyo bititwa gusebanya Flavien, ubifitiye gihamya ndetse no mu nyandiko ya data yanditse. Zigira nyirazo ntashobora kubihakana. Iyo nyandiko nanjye ndayifite, ariko se ibyo ngibyo ni ijambo rya kanaka ku ijambo rya kanaka. None se ibyo ngibyo nibyo papa wavuga, ariko n'undi nawe yavuga ati ibyo ngibyo avuga ntabwo ari byo. Ubwo se ibyo data yanditse yabyanditse Zigira nyirazo na Serubuga n'abandi bose bari bahari bafite n'ububasha bwo kwisobanura. Kugeza ubu kuri itariki mvugira aho ngaha nta n'umwe uranyomoza, kandi iyo uvuze iyo dokima ibatera ubwoba. Ikindi cyerekana yuko babifitemo uruhare, ndagira ngo nibutse ko Zigira nyirazo yabaye prefe, yaje kuba prefe mu Ruhengeri muri 74. Abanyapolitiki bandi batangira kubica ahari. Zigira nyirazo kugira ngo ave ku mwanya wa prefe wa Ruhengeri muri Nduva 1989, mbere yaho gato kugira ngo ave kuri uwo mwanya babanje kwiba amadosiye mu rukiko rwo mu Ruhengeri. Ibyo hari umuntu waje kubitumenyesha. Abayibye ariko ntago bazwi, nta bihuriye se na Zigira nyirazo. Oya, baratubwiye ko ari abantu bo mu butegetsi. Nyuma yaho gatoya urukiko bararutwitse. Amadosiye yose y'urukiko y'urubanza rwa data na bagenzi be rwabaye muri za 81 n'urundi rubanza rwabaye muri 45 aho bamushinja bashaka kumushyira ku mfu z'abanyapolitike b'abanyagitaramo rwabaye muri 85. Izo zose ntabwo zahiye, ntizanabonetse, uretse ko muri urwo rukiko rushya hahiye amadosiye makeya cyane. Nge nibyo nshaka kuvuga. None izo zitahiye zagiye hehe? Izo zitahiye barazerekanye n'iz'abantu basanzwe, ariko nk'ibyerekeye abanyapolitike b'abanyagitarama cyangwa imanza za data zabaye muri 81 ndetse n'iz'abanyapolitike bo muri 73 zabaye muri 85 zarabuze, ntizanahiye ndetse zaranabuze. Uwatwitse wize izo nyandiko, wanatwitse n'urwo rukiko niwe
wabibazwa niwe uzi aho kuri waba umuzi watwitse urwo rukiko ku buryo twazamushaka tukamubaza wabaza nka Zigira Nyirazo ni wari responsable muri ariko Zigira Nyirazo yarashinzwe prefegitura ntabwo yarashinzwe barutwitse gutwika urukiko rwarahiye ntabwo wari urukiko rwitwitse rwaratwitswe n'umuntu ntabwo ari igisida yabaye nicyo bita mu gifaransa acte criminel donc wabikoze afite ibyo yaragamije nibavugisha ukuri igihe cyarahise ntabwo ari umwanya wo gupfukirana ibintu. Flavien Lizinde ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika, kandi igihe cyose uzabishakira ukumva hari ikintu wakungura abumva Ijwi ry'Amerika rwose uzaduhamagare tuzaguha ijambo. Murakoze. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ubutumwa bwuje intimba ariko busharaze ineza bwa Madamu Hodari Nabagwera Agnes. Yatubwiraga ukuntu yapfakaye afite imyaka 25 ariko akagira imbaraga n'ubutwari bwo kurera abana. Umugabo we yaramusigiye, umwe yari afite imyaka 2, undi afite umwe, undi ari mu nda. Bamwe mu bumva Ijwi ry'Amerika badusabye kubabwira uko abo bana bameze magingwa ya. Twashoboye kubona umwe muri bo, Jean-Claude Hodari, ni impuguke mu by'amategeko. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, ndabashimiye Ijwi ry'Amerika kuduha ikaze. Mboneyeho kandi kubashimira igihe cyose gishize muri ibi biganiro. Cyabaye igihe gikomeye cyane cy'icyunamo, nk'umuntu abitega amatwi ntasinzire kubera ibirimo, ariko ni icyunamo nabonye ko cyari ngombwa. Rero kandi nta kundi, ndabashimira rero rwose, kandi iri kaze mu mpaye ku Ijwi ry'Amerika ndarishimye. Murakoze cyane. Jean-Claude Hodari, natwe turagushimiye. Nibutse abatwumva, mbwira abatwumva yuko muri 73 wari ufite umwaka umwe. Mukore imibare muraza kumva yuko Hodari ubu ngubu ari umugabo w'imyaka 48. Unyemerere ngo usubize inyuma gato, utujyane Muyunzwe aho wabyirukiye, utubwire uko mwakuze. Urakoze cyane. Muyunzwe kuhababwira, ndahababwira nk'uwahavukiye. Ntago twibonye ariho turi, ntago twahageze bavuga aho twabaye, ariko muri iyo myaka twarimo nta washoboraga kumenya ngo avuye i Kigali. Twakuze duhari, rero dukura nk'abandi bana, dukura ariko gusa ubona ko famiye yacu isa naho bayubaha kurusha izindi. Impamvu umuntu ayimenya akuze, ariko twahabaye nk'abana bahavukira, tugakina n'abandi byiza cyane rwose, amabiye, umupira, uko tugenda dukura. Mbega Muyunzwe kuyikubwira ni kugera turangiza primaire, kuko icyo gihe cyose twabagaho neza nk'abana bo mu cyaro, mu gukina, mu kwiga. Ariko rero ukabona nanone abantu baradukunda. Iwacu habaga n'ibirori, hakaba ibirori, tukagira abantu duturanye babyinaga mu ntore za Masango. Iwacu bakundaga kuhaza bakabyina. Twakuze muri ubwo buzima ubona bw'icyaro ariko bwiza, kugera muri primaire tukiga, abarimu badukunze nk'uko iwacu dukunzwe, mu baturage badukunze, tuba ba mbere. Twakuze mu buzima ubona bw'abana bavukiye mu cyaro, ariko mu buzima rwose bwiza. Ari mu kwiga, mu barimu, ari abaturage, ari mama kudukunda, kudufasha. Bwari ubuzima nk'umwana bwiza, kugera primaire zirangiye, uretse wenda utuntu duto nyine umuntu yabonanaga mama. Twe twakuze neza, ariko ku ruhande rwa mama byari ibindi. Nibyo nari ngiye kukubaza tuganira. Yatubwiye yuko bamwirukanye ku kazi nyuma ya kudeta, akaza kubaho atyo nta kazi kugeza muri 79, ari nako abarera wenyine, abajyana ku ishuri, abavuza muri abana. Ibyo bintu iyo ubitekereje ugasubiza amaso inyuma, ubona izo mbaraga yarazikuraga he? Imbaraga ze ni imbaraga Imana yamuhaye, uretse ko nabonye n'abandi bari bazifite. Imana nyine iri mu byago igira uko ikukuramo.
twarinze dutangira natangiye umwaka wa mbere muri 79 ntabwo icyo kibazo nakibonaga ko yari afite akazi akagatakaza ariko hariho uwo mutima ubona we udukorera udufasha utwitaho uturinda kubona ibibabaje imbaraga sinamenya ngo yazikuraga he ariko nawe nta mbaraga yari afite n'Imana imurinda kuko ndabyibuka turi abana bato hariho ikintu tutakwibagirwa twese iyo tukibukiranyije nta joro numva twabonye arara atarira amajoro turi bato iyo twibukiranyije hari igihe gike yaryamaga nyine agasinzira nkatwe ariko igihe kinini cyane cyane twanamubazaga wenda kwana amateka niho hari ibintu bona ko bimutusha cyane kurara kuryama bikaba ikibazo icyo kintu twe twari bazima ariko we ngira ngo ubuzima bwari bwashize ariko yarabwihanganiye icyabimushoboje rero icyabimushoboje nkeka ko ari Imana no kwihangana nta bindi ubwo rero mujya kwiga mujya mu seminari ku bahungu umukobwa ajya nawe mu mashuri y'abakobwa muriga mugataha mu kiruhuko ntimufate rwa rupapuro rw'amanota ngo murwereke papa wanyu ntiyarahari ubwo mukaruhereza mama wanyu ukubyiruka utagira umubyeyi udafite ese ukubyara ngo mukina umupira muri kumwe ngo agucyahe muri kumwe ngo akubwira tuzaba umugabo muri kumwe nubwo n'umubyeyi w'umugore abikubwira ariko gukura utari kumwe na papa wawe nkawe ubona byarakugizeho izihe ngaruka kubivuga biragoye byagiye kwiga mama ho yarabyishimiraga muri segonderi rero mu seminari turiyo ahubwo birote zacu ho zacaga muri paruwasi ngira ngo sinzi niba n'ubu ariko bikigenda ugahura na padiri mukuru agiye kuyiguha akagushima ukumva aragushimye nyine ariko yakubaje mwana wa hodari ukumva akajugunyemo iyo birote rero ukayitahana ariko ukavuga uti uwo hodari abantu bahora bavuga kuko bamuvugaga neza cyane abantu haba ku mashuri haba mu cyaro ako kantu urakazamo uwo bahora bavuga ntabwo nabyibajije kera cyane mvuga ngo ibi ngibi yarakwiye kuba bibona numvaga abo babibona bahagije abanyaha bari bahari ahubwo kumutekereza byaje nyuma cyane muri no minsi aho umuntu akuriye yatangiye kugira ama responsabilité ukavuga uti burya wa muntu bavuga kuko aho duciye hose n'uyu munsi aho nciye abamuzi abo biganye baravuga uri mwene hodari ibyo rero bisubiza umuntu inyuma cyane noneho ugatekereza ariko ibi bintu aba bantu duhura ashimye igikorwa ahita ambaza ngo ndi mwene hodari hodari ubu biranje cyane urabaza umutima ese ubu ajya gupfa yapfuye azi ko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa nta nazi ko ubwo bwana bushobora gukura ngo sinzi aho yaheraga sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho uyu munsi rero nge nkaba ndi kuri urwo ruhande rundi rwabayeho kandi ndi responsable y'ibintu byinshi avuga ubu ibi bintu atabonye icyo rero cyo ntigisibangana nticyambamo umuntu akibana ukavuga uti byaba byose Imana yabibona izabimubwira icyo ni ikintu ni igikomere cyo kidashira uko uravuga ati yagombye kuba ambona kwa kwiheba yapfanye kugashira mu kanya navuganaga na Anthony Muganga ambwira ko yafungiwe mu Ruhengeri ari kumwe n'umubyeyi wawe Hodari Alipe kuba wongeye kumva bivugwa ariko ukaba wanizera kuzamenya aho umubiri we washyizwe ibyo ngibyo hari icyo bikumarira mu kukubaka mu gihe tugerageza kumenya ukuri ku byabaye ku babyeyi banyu yewe birakimaze birubaka umuntu ni cadre y'iki kiganiro muri rusange n'igihe cyose mumaze aba bose bavuga baranyubaka uwo rero aba yunganiye ibihari kuko kuva kera bajyaga bavuga nyine ko bafungiye mu Ruhengeri ayo makuru nyine ubwo abakuru babaga bayazi sinzi niba ari na blague naguha niba wenda kuko nge nigeze kujya amahugurwa hariya muri 2009 mu Ruhengeri mu gitondo ndabyuka njya muri siporo
ariko mbwira abantu nti twurire agasozi ka Nyamagumba nka siporo. Twahuriye abantu bari muri siporo ariko ari n'amashyamba hagiye harimo utuyira niba tukigihari ubu twahuriye nka siporo ariko nge yari siporo itari siporo ko nageraga ndeba hirya no hino aho umuntu ashobora kubona ese hahajugunywa umuntu ese ndi guhiga ndi gushaka ngira ngo nanone niba hari n'umusaza twakubitana waho mubaze ariko nkajya mbona abantu nyine b'insoresore utabaza Nyamagumba ndaheba uretse ko nanageze hagati ngasanga harimo akabariyeri nanga gukomeza guhatiriza ariko urumva ayo matsiko umuntu aba afite iyo ugize amahirwe mu kiganiro nk'iki umuntu akayakumara kuko n'ubushize mu biganiro bishize bavugaga na ahitwa Kagohe niba ndivuze neza izina ryaho nibyo ibyo bigenda bizana umucyo mu makuru umuntu ashakisha ukumva bifite akamaro sinzi uko nakavuga reba nawe iki kiganiro cyose akamaro gifite ndi kukabonamo ni ibintu byiza abo bantu bakomeze bavuge n'abandi wenda bataravuga badufashe hari igihe bavuga ayo mazina ariko ukavuga ese ko bavuze amazina menshi bavuze Nyamagumba bavuze Kagohe bavuze no mu Bugesera hagiye nde Kagohe hagiye nde Nyamagumba hagiye icyo kikomeza umuntu ayumva akirwaye ariko naho bigeze aha ngaha mu by'ukuri n'urwego rwiza harahagije ariko kubyumva ntabwo bituma ugira umujinya ngo uvuge uti ababikoze nzajya kubashaka mbihimureho mbikoje kubera ko umubyeyi wawe ejo bundi avuga yarangije ku magambo yuje neza yuje urukundo nawe niko ubibona yewe ariya magambo niyo twakuranye n'ibyo tubamo naho tuba ngira ngo ahari ntawitanga ubuhamya nta nabi kw'abo bantu ahagombaga kuba umujinya hari agahinda cyane ubu umujinya se wawugira wagomba kuwugira ni kera tubyiruka uretse n'icyo gihe se nyuma y'73 u Rwanda ugira ngo ntirwakomeje kugira ibyago nk'ibyo ubu nta mujinya ahari umujinya ubu hari agahinda ariko nako karimo kugenda gashira kubera nka bene ibi mutumye abantu bavuga abantu batakibyihereranye ikibazo gusa iyo muri ibi biganiro ujya kumva babigizemo uruhare batinye kuvuga cyangwa avuganya akantu k'ipfunwe mbura uko mfungura radiyo yanyu ngo mbabwire nti mureke kugira ipfunwe nta munabi twe dufite icyaduha ukuri kukabasohokamo nabo bakabohoka tukareba uko abantu ahubwo twigisha u Rwanda kwihangana no kubohorana kuko nta mujinya kuwugira ni ugusonga abo bantu bacu twabuze nta n'uwashoboraga kuza simbona ko umujinya washobora kuvamo ntabwo umujinya ushobora gusimbura agahinda abantu bafite ariko kandi twaranakuze ni agahinda k'icy'ubundi ko nako kazashira niko mbibona Jean-Claude Hodari ndagushimiye cyane kubw'imbaraga wagize zo kuganiriza abumva ijwi ry'Amerika murakoze cyane nanjye ndabashimiye mu kiganiro cyacu gitaha muzumva icyo zigira nyirazo avuga ku magambo Flavien Lizinde amaze kuvuga muri iki kiganiro urukiko rudasanzwe rwaburanishije abanyapolitiki rwashyizweho rute kugira rwavuyeho huti tuzumva kandi abakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo tumaze iminsi dusesengura ikiganiro cy'uyu munsi ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.